icyo cyaha cy'inkomoko n'icyaha bakoze batarabyara umwana n'umwe. N'icyaha bakoze cyabanjije cyitanguje mu maraso y'umubyeyi wacu Eva atarabyara umwana n'umwe. Buriya Bibiliya itubwira kuko Adamu na Eva bacumuye ku Mana batarabyara umwana n'umwe. Umwana wabo wa mbere wavutse yitwa Kayini, kandi Kayini Bibiliya bavuga ngo ni umwana w'umubi, ni umwana wa Satani. Ntaho Bibiliya irigera yibesha n'umunsi n'umwe, kuko ntiyo kwibesha Bibiliya ni ijambo ry'Imana, tirigera yibesha n'umunsi n'umwe ngo yite Kayini umwana wa Adamu. Iyo ubaze urubyaro rwa Adamu, abakomoka kuri Adamu, Kayini ntabazamo. Uti gute? Mu Itangiriro 5 aravuga ngo Enoki wazamuwe mu ijuru adapfuye, kimwe na Eliya. Abantu babiri bazamuwe mu ijuru badapfuye ni babiri gusa, ni Mose na Eliya, ni Eliya na Enoki. Sibyo? Ariko iyo uza kubara genealogy cyangwa se pedigree ya Adamu, abakomoka kuri Adamu, genealogy y'abakomoka kuri Adamu, Kayini ntabazamo, kuko Kayini si umwana wa Adamu, ahubwo Kayini ni umwana w'inzoka. Reka twongere kandi turamutse mwebwe mwese mudukurikira muherereye ahagiye hatandukanye. Twongere tubaha ikaze mu kiganiro cacu c'uyu munsi, aho tugiye gukomeza tuganira ku bintu bimwe na bimwe bigibwaho impaka cyangwa se byinshi bigiye bitavugwaho rumwe bitewe n'ubusobanuro bugiye butandukanye abantu bagenda babiha. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kubana mu kiganiro. Kuri ubu nyine turimo turakorera kuri channel ya Birasa TV. Birasa TV ni channel yanyu muzajya mukurikirana umunsi ku wundi. Kuri mwe mutarakora subscribe, nimukore subscribe kugira ngo n'ubundi umunsi ku wundi mujye mubasha kubona ibiganiro byacu. Rero umukozi w'Imana turi kumwe nyemerere atangire adushira mu maboko y'Imana, tuze gutangirana n'isengesho twinjira mu kiganiro. Urakoze cyane Birasa TV. Reka dusenge Imana. Tugwaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo umwami hano hantu, ubane natwe, duhagaritse imigambi yose y'umwanzi mu izina rya Yesu. Dusabye umwuka wera kutubashisha, ubane natwe Mana, tube igikoresho cyawe mu maboko yawe, ubashe gukoresha iby'ubushake bwawe. Ijambo ry'Imana turisabira kugira ngo aho rigera rihagera n'imbaraga zikiza kandi zikabohora, mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Urakoze cyane, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Ni amahoro? Ni amahoro nshuti yanjye. Namwe ni amahoro? Natwe ni amahoro. Twishimiye kongera kubakira mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze cyane. Hanyuma tudatinze ndagira ngo uze kunkundira twinjire mu kiganiro. Turaza kuza kuganira ku bintu bimwe na bimwe bijyanye n'iyobokamana, aho benshi bagenda batasobanukirwa mu buryo bumwe cyangwa se batavuga ibintu bimwe ku bijyanye no gucungurwa, ku bijyanye nivuga gucungurwa habe n'agakiza karazamo, ariko tubihere mu ivuka ry'umuntu. Umuntu avuka, twigishwa, twemera bitewe n'ibyo twigishwa ko umuntu avuka akavukana icyaha cy'inkomoko. Rimwe na rimwe habaho no kwibaza iki cyaha umuntu avukana akibabarirwa ryari, bigenda biti. Iki cyaha cy'inkomoko tuvukana, inyoko muntu yose ivukana, kiza gite kikarangira gute? Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Icyaha cy'inkomoko ni icyaha wumva gifite ubusobanuro bwacyo nyine. Ni icyaha cy'inkomoko.
cya source, cya origin, cya ni ukuvuga ngo nimba ari cya cy'inkomoko, turareba inkomoko y'umuntu akomoka hehe, akomoka kuki. Icyaha cy'inkomoko kigendana no kuremwa k'umuntu. Buriya ni icyaha ababyeyi bacu b'inkomoko, kuko inyoko muntu yose, kiremwa muntu cyose, dukomoka kuri Adamu na Eva. Hatitawe abazungu n'abirabura amabara yose atandukanye, umubyeyi wacu twese dukomoka kuri Adamu na Eva. Icyaha cy'inkomoko ni icyaha Adamu na Eva bakoze. Icyo cyaha cy'inkomoko ni icyaha bakoze batarabyara umwana n'umwe. Ni icyaha bakoze cyabanjije, cyitanguje mu maraso y'umubyeyi wacu Eva atarabyara umwana n'umwe. Buriya Bibiliya itubwira kuko Adamu na Eva bacumuye ku Mana batarabyara umwana n'umwe. Umwana wabo wa mbere wavutse yitwa Kayini, kandi Kayini Bibiliya avuga ngo ni umwana w'umubi, ni umwana wa Satani. Ntaho Bibiliya irigira yibesha n'umunsi n'umwe, kuko ndiyo kwibesha Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ntirigira yibesha n'umunsi n'umwe ngo yite Kayini umwana wa Adamu. Iyo ubaze urubyaro rwa Adamu, abakomoka kuri Adamu, Kayini ntabazamo. Uti gute? Mu Itangiriro 5 aravuga ngo Enoki wazamuwe mu ijuru adapfuye, kimwe na Eliya. Abantu babiri bazamuwe mu ijuru badapfuye ni babiri gusa, ni Mose na Eliya, ni Eliya na Enoki. Sibyo? Ariko iyo uza kubara genealogy cyangwa se pedigree ya Adamu, abakomoka kuri Adamu, genealogy y'abakomoka kuri Adamu, Kayini ntabazamo, kuko Kayini si umwana wa Adamu, ahubwo Kayini ni umwana w'inzoka. Uti gute? Tuzi kuko biratubwira ngo inzoka Imana irema yayiremye ifite ingingo zose zisa n'iz'umuntu, ifite ururimi, ifite amaguru n'amaboko, ifite ingingo zose zibaho zishoboka umwana w'umuntu agira. Sibyo? Noneho bukeye acumura ku Mana, aba intandaro yo kugira ngo abana b'Imana bacumure ku Mana. Abana b'Imana bavuga ni Adamu na Eva, kandi inzoka yambaye mu ishusho y'umuntu, ivuga, ifite ururimi, iri very handsome, yari nziza cyane. Uko byumva? Niyo yageze igihe rero iza kwigiza icyaha cy'inkomoko mu nda ya Eva, iciye mu cyaha cy'ubusambanyi. Buri inzoka imbuto yariye, Eva imbuto yariye ayifashijwemo n'inzoka, ashutswemo n'inzoka, ntabwo ari imbuto botanike, ntabwo ari ipera cyangwa se watermelon, nta nubwo ari apple, nta nubwo ari ikindi kintu cyose cyose. Imbuto yariwe n'icyaha cy'ubusambanyi. Icyo cyaha cy'ubusambanyi nicyo cyageze mu nda ya Eva mbere umwana atarabyara umwana n'umwe. Ngo ajye kubyara umwana, abyara umwana wa mbere witwa Kayini, aza ari umwana w'inzoka, aza ari umwana wa Satani.
iyo urebye Bibiliya hari ahantu ikoresha amagambo akavuga ngo mwa rubyaro rw'inzoka mwe, tizi bivuga gusa gupfa kuvuga yibeshye. Iyo ivuga ikavuga ngo urubyaro rwa Satani, ntabwo ari ama expression gusa kuvuga gusa itambuka. Hari urubyaro rwa Satani biciye mu nzoka. Satani yagize urubyaro physically rw'abantu bavuka bafite amaraso avanze. Inzoka yasaga n'umuntu, mu biremwa byose Imana yararemye byose byari byegeranye n'umuntu, byasaga n'umuntu kuruta ibindi bintu byose, yari inzoka. Nyuma rero iyi nzoka tubona igenda yikurura hasi ni inzoka yavumwe, ni inzoka yabaye deforme, ni inzoka yambugwa amaguru, yambugwa amaboko, yambugwa ingingo zose. Ariko inzoka itaravuma, ikiri muri kamere yayo ko yari yaremwe, niyo yari ifite icyo bita compatibility, amaraso bashobora guhura y'umuntu n'iyo nyamaswa. Iyo nyamaswa yitwa inzoka. Inzoka itaravuma. Rero icyaha bakoze ni icyaha cy'ubusambanyi, havamo Kayini. Kayini yitwa urubyaro rw'inzoka, urubyaro rwa Satani, kandi niwe mwana wa mbere Adamu na Eva bari babyaye, cyangwa se Eva yari abyaye. Navuze kuko ntaho Bibiliya yita kuko Kayini ari urubyaro rwa Adamu na hamwe. Iyo babaze urubyaro rwa Adamu biravuga ngo Enoki niwe muntu wa 9, n'umuntu wa 7, uhereye kuri Adamu ni umuntu wa 7 wazamuwe wajya mu ijuru adapfuye. Nubara rero bahera kuri Abeli, Seti, ugakomeza ukagera kuri Enoki, umuntu wa 7, ariko Kayini agasigara ku ruhande. Icyaha cy'inkomoko none ni kihe? Niriya suyiri, ni kuriya kwandura, ni kuriya gucafuza inda ya Eva yacafujwe n'ikindi kintu ataratangira kubyara. Uti gute? Niyo mpamvu umwana wese uvuka avuka aciye mu nda yamaze kwandura y'umugore. Umugore tuvuga wa mbere ni Eva, n'abandi bose cyitwa icyaha cy'inkomoko kuko ni icyaha cy'amaraso. Ubundi icyaha cy'inkomoko ni icyaha cy'amaraso. Uri kubyumva? Noneho rero ni nayo mpamvu hagendana n'ubwiru bwo gucungurwa. Itegeko ryo gucungura umuntu ryasabaga ko umuntu acungurwa n'umucunguzi we wa bugufi, icyo bita kinsman, cyangwa se le parent rédempteur mu Faransa. Umucunguzi wa bugufi umeze gute? Ufitanye amaraso, mufitanye connection n'amaraso. Uri kubyumva? Umwana w'umuntu rero mu babayeho bose babayeho, nta wari wuje kritere yo gucungura abandi bantu, kuko buri wese yavutse abyawe n'umugore, yavutse aciye mu nda y'umugore. Sorry. Niyo mpamvu Eva ari we nyina w'abafite ubugingo bwose, w'abantu bose. Uri kubyumva? Hanyuma rero umuntu wese Eva akajya avuka n'icyaha cy'inkomoko. Yaba umwana utaramenya ikibi n'icyiza, kuba gusa yavukiye mu nda y'umugore, akanyura mu nda y'umugore yamaze kwandura, avuka afite icyaha cy'inkomoko muri we. Aho kugira ngo tubone umucunguzi, uwo Yobu yavuze aravuga ngo nyamara njyewe nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Imana ishimwe. Urebye muri Yobu 19:25 kugeza kuri 27 haravuga ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azagaragara mu isi,
kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Uriya mucunguzi bategerezaga, uriya mucunguzi Yobu yategerezaga, uriya mucunguzi Yobu yavuga ku 14 guhera ku murongo wa 7 wese ngo umuntu wese wabyawe n'umugore wese sans exception wese arama igihe gito kandi cyuzuye nk'imiruho yarangizaga akenyuka. Niyo mpamvu abakiranutse mu isezerano rya kera bageragezaga gukiranukira Imana, ariko bifitemo icyaha cy'inkomoko, icyaha cy'amaraso gikomoka mu nda, kuko buri wese yavutse abyawe n'umugore. Usibye umuntu umwe gusa wavutse mu buryo buri exceptionnel, ni Yesu Kristo. Kandi wavutse abyawe n'umugore ni gute? Avuga ko bigenze gute? Avuga habayeho icyo bita croisement de semence. Semence ni uguhuza semence y'umugabo n'umugore, sibyo? Iyo amaze guhura umuntu akavuka, kandi kugira ngo avuke aca mu nda y'umugore, kandi iyo nda y'umugore yose umugore wese afite inda yanduye kuko afite icyaha cy'inkomoko. Aho ni icyaha cy'inkomoko cyakorewe. Ni nayo mpamvu umuntu wese uciye aho hantu, mu yandi magambo, umuntu ubyawe cyangwa se umwana uvutse par le désir sexuel, urabyumva, biciye mu bushake bw'umugabo n'umugore, biciye mu byifuzo by'umubiri, uwo muntu wese abavutse uko icyaha cy'inkomoko cyavutse, naho niho cyahereye. Rero byari ngombwa ngo Yesu aze, haze Yesu uri exceptionnel, uvuka abyawe n'umugore bien sûr, ariko akavuka ukunyuranye n'uko abandi bantu bose bavuka, hatabayeho désir sexuel, hatabayeho croisement de semence. Ukiraho kugira ngo winjire noneho mu kuza kwa Yesu, nimba harabaye icaha kikandukira inyoko muntu yose igenda ivuka, kuza kwa Yesu wavuze ngo ni ubwiru gucungurwa, uraza gusobanura ubwo bwiru icyo ari cyo. Kuza kwa Yesu kubera iki ibyo bitafatiriye ko yari amaze gucungura umuntu, ibyo ntibyigeze bifata amageneration n'amageneration azagenda aza ngo uvuka noneho wese avuke acunguwe. Kuri uyu muntu yavukanaga icyaha, noneho avuke ababariwe. Saa kutubaza kuhagera, hari icyo bita naissance naturelle na naissance surnaturelle. Kuvuka gusanzwe hakaba no kuvuka kudasanzwe. Yesu yavutse mu buryo budasanzwe, kandi asaba kuko n'abandi bantu yaduciriye inzira yo kuvuka mu bundi buryo budasanzwe, budaciye muri ya nzira y'icyaha. Kuko iriya nzira y'icyaha yo ntawayinyuzemo wese utaranduye. Uwageze muri iyo nzira y'icyaha wese uko yakabaye, yayivuyemo afite icyaha cy'inkomoko, yayivuyemo afite yanduye, mbese yanduye. Ariko rero hariho itegeko Imana yari yashyize, aravuga ngo hazabeho umuntu nakora icyaha, hazabeho umucungura, kandi umucungura ntagapfe gucungurwa n'umuhisi n'umugenzi. Hazabeho gucungurwa, ariko acungurwe n'umuntu bafitanye isano rya bugufi, icyo bita umucunguzi wa bugufi. Ureko byumva? Niyo mpamvu rero mu bana b'abantu, mu kiremwa muntu, ntawari ufite kondisiyo yo gucungura uwo umucunguzi wa bugufi ku bana. Kugira ngo umucunguzi wa bugufi n'umuntu umeze gutya, ni umuntu musangiye amaraso, musangiye umubiri, musangiye ibintu byose, amayelema yose agize umubiri. Haboneka uwo muntu, namara gucungurwa kwasabaga ko uwo muntu udafite iyo nenge aba ari wo umucunguzi rero. Ibi usanga mu gitabo cya Rusi,
hajya Rusi yagiye kubwira Bowazi aramubwira ati namenye amakuru kuko ari we mucunguzi wacu, none cungura tabara, dufite ikibazo kandi dushaka ko twacungurwa. Mu ijoro sinshaka kujya iyo ngiyo, ukuntu yagiye akamusanga mu ijoro aryamye, akamuryama ku birenge, Bowazi yicura agasanga umuntu ari ku birenge bye, akamubaza ati uyu muntu ninde uri hano? Rusi akamubwira ati ni jewe umujakazi wawe Rusi. Hamubaza ati ni gute waje hano gute, watekereje kuza gute hano? Aramubwira ngo unamenye kuko uri umucunguzi wacu wabugufi, none itegeko risaba kuko habaho gucungurwa n'umucunguzi wa bugufi. Tiwancungura, tiwambabara ngo ducungure. Bowazi aramubwira ngo iki gitekerezo wakoze ndakigushimiye, ariko hariho undi mucunguzi wa bugufi cyane ukwegereye cyane kundenza njyewe. Urinde nzagenda mubwira, niyemera kubikora n'amahoro, natemera kubikora njyewe nzafata iyo responsibility kuko nanjye mu bacunguzi bawe mbarimo, ariko hari undi mucunguzi wa bugufi cyane undusha njyewe. Bishatse kuvuga gute? Kondisiyo yo gucungura yasabaga ko habaho umuntu umucunguzi wanyu wa bugufi, mufitanye isano rya bugufi, mufitanye relationship ya hafi aho ngaho. Niyo mpamvu rero Imana yemeye mu Baheburayo, aravuga ngo Abaheburayo 2:14 haravuga ngo nuko rero kuko ngo abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ivyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Byatumye rero bigenda gute? Imana ubwayo yambara umubiri. Timoteyo wa mbere igice cya 3 no ku murongo wa 17 na 16, Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ubwiri bw'Imana burakomeye, bwabwira twavuze, bwabwira bwo gucungura. Ubwiri bwo gucungurwa bugendana n'ubwiri bw'icyaha inkomoko, sibyo? Ubwiri bwo gucungurwa kwacu bugendana n'ubwiri bw'icyaha inkomoko cyakozwe. Kuki yataboneka umucunguzi wacungura umwana w'umuntu? Nuko icyaha inkomoko cyari cyakozwe cyahoze gikora kuri buri muntu wese wabyawe n'umugore, cyahoze gikora n'icyacu mu maraso. Buri wese akavukana amaraso yanduye, afite virusi y'icyaha, abana afite virusi ya sida, afite virusi y'icyaha cy'inkomoko muri we. Byabaye ngombwa rero ko bigenda gute? Yesu rero abaforme mu nda ya Mariya mu mbaraga z'umwuka wera, hatabayeho désir sexuel, hatabayeho convoitise, hatabayeho ibyifuzo z'umubiri, hatabayeho croisement de sexe, biko byumva, hatabayeho guhuza ku bitsina. Yesu yavutse mu buryo buri sinatere, mu mbaraga z'umwuka wera. Imbaraga z'umwuka wera ziforoma mu nda ya Mariya, biko byumva, zimuforoma mu nda ya Mariya hatabayeho croisement y'umugabo n'umugore. Aza kuvuka ari umwana uri exceptionnel, abadevye, abaciye ku ruhande rw'icyaha cy'inkomoko. Wanumvise? Icyaha cy'inkomoko ni iki? Nta mwana wese uvuka watabayeho croisement de sexe, gamete mâle na gamete femelle. Wenda nagiye mvuga itumvikana cyane ku bantu benshi, ariko watabayeho guhuza kw'igitsina gabo n'igitsina gore. Buri wese wavutse wese ubaho wese uko niko yavutse rero. Ariko Yesu azana iyo loi ya naissance, arayikonturuna, ayica ku ruhande. Iwavuka hatabayeho désir sexuel, avuka hatabayeho ubushake bw'umugabo n'umugore, avuka hatabayeho ibyifuzo z'umubiri, glade sexuelle, les hormones, hatabayeho ama hormone ya kigabo na kigore. Avuka gusa mu mbaraga z'umwuka wera, ariko avuka anyize mu nda y'umugore. Wavuga ati ni ukuri ko yari nyize mu nda y'umugore, kandi inda y'umugore wavuze ngo iranduye. Yandura mu gihe habayeho croisement de gamete mâle na gamete femelle, mu gihe habayeho guhuza ku bitsina gabo n'igitsina gore. Kuko kugira ngo bihure nuko abanza kubaho ubushake, sibyo? Kandi ubu bushake n'ibyifuzo nicyo cyaha. Ariko Yesu avuka akontunye iyo loi
kugira ngo aze kuramplire condition yo kuba umucunguzi wujuje condition zo kuba umucunguzi. Uri kumva neza? Wakwibaza ngo se kuki yavukiye mu mugore, none kuki atavutse ngo avuke gusa wenyine aremeye gusa kandi ari wowe wabaye nyirabayazana yica, kuki atavukiye aho ngaho. Igihe Imana yahanaga inzoka na Adamu na Eva, ubushize twaravuze ngo Adamu ntiyahanwe, hahanwe Eva, hahanwa n'inzoka, hahanwa n'ubutaka. Mu cyimbo cya Adamu hahanwa ubutaka, ariko mugeze ku nzoka, Imana iramubwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzakumena umutwe. Byari ngombwa ngo Yesu Kristo rero avuke anyuze mu rubyaro rw'umugore, sibyo? Kuza guhumanura cya cyaha, ariko nanone akavuka hatabayeho ubushake bw'icyaha, akavuka hatabayeho cya cyaha cy'inkomoko. Mu cyamakerero, icyaha cy'inkomoko ni icyaha cya croisement de sexe, kandi croisement de sexe burya umugabo n'umugore bikruaze nta cyaha kibamo, ariko icyaha kibaho iyo umugore yikruaje n'undi mugabo utari umugabo we. Biko numva inzoka rero yakoze croisement, yagize guhuza, yahujije igitsina cy'inzoka n'umugore, habaye guhuza ku bitsina byombi, havamo Kayini, urubyaro rw'inzoka. Uri kubyumva? Niyo mpamvu Kayini yavutse ari umwana w'umujinya, niyo mpamvu Kayini yavutse ari umwana w'uburakari buteye ubwoba, niyo mpamvu Kayini yavutse ari umwana afite ubugome bw'ubwicanyi muri we. Ni ukubera kuko matiere yari yamuremye, matiere yari yamuforomye, yari matiere y'icyaha. Uri kumva? Kuko iyo ndara yamaze kwandura muri ubwo buryo rero, habayeho kubyara, kuvuka kubaye mw'ibyifuzo z'umubiri. Rero umwana wese uvuka avuka nicyo cyaha, akarya nyina amenyo ahayonga, kamushigitira yakabye nyina vuze ndoro bigenze gutete aranisha. Kano kabebe kamareka gasigaye kamenya kurya n'amenyo, ni icyaha cy'inkomoko bafitemo. Icyaha Kayini yavukanye kivuka n'umwana buri mwana wese, sibyo? Niyo mpamvu umwana akiri muto azamenya kuzira, ataragira ubwenge, ariko ubwenge bwo kuzira akabugira. Umwezi akandakarira, yariranye n'iberi, nyina yatinda kuri muhereza, yaza kuri muhereza akaryanga. Aho si cyo gusa, ufashe umwana ukagenda ukamurera ahantu ataba undi muntu wese, akaba wenyine, ariko kuko yifitemo icyaha cy'inkomoko, aza kuba mukuru agakora iby'icyaha cy'inkomoko cyakoze. So icyaha cy'inkomoko ni icyaha cyakozwe habayeho croisement de sexe. Sexe yihe yabaye, inzoka yari ifite sexe nk'iy'umugabo, inzoka yari iremwe nk'umuntu. Iyi nzoka tubona tiwoyimenya ngo se gute, ariko si y'inzoka Imana yaremye. Iyi ni inzoka yavumwe, ariko inzoka Imana yayiremye ifite caracteristiques zose z'umuntu. Dore ko ari nafite n'ururimi rwo kuvuga, dore ko ari na nziza cyane kurenza ibindi. Hanyuma dukomeza noneho cyane tugana ku gucungura. Impact y'amaraso ya Kristo, gucungura kwa Kristo acungura umuntu, bikora gute ku bana bato cyangwa ntaho bihurira? Impact yo gucungurwa kw'abana, amaraso ya Yesu, ayo yamenye ayamena kugira ngo acungure abantu, akora ku bana cyangwa azacungura gusa abakuru? Amaraso ya Yesu Kristo akora ku bana. Umwana wese wavutse, habe nubwo yovuka akavukira mu burayi, mugiye cyahitapi cyo kuba umwana, Imana ntimubaraho icyaha. Kijya yavukanye Imana ntikimubaramo, iza kukimubaramo mu gihe yakuze, akaza gutandukanya ikibi n'icyiza, akagira conscience imujija, agakora ikibi yamenya ko ari kibi, cyangwa se agakora icyiza azi ko ari icyiza. Ariko mu gihe ataragera muri croissance yo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza, hariya muri etape yose arimo, umwana wese imbere y'Imana
Imana imubara nk'umukiranutsi kuko taramenya gutandukanya ikibi n'icyiza, nubwo yifitemo icyo cyaha cy'inkomoko kimufitemo, ariko kuko ataramenya kwitahura Imana ntikimubara. uko kutakimubara nuko byatangiye bivuye ku kuba Yesu yaracunguye umuntu, yaramaze imbaraga z'icyaha, cyangwa na mbere hose buriya n'ubundi uwavukaga ari umwana, na mbere y'uko Yesu aza, mu gihe cyose umuntu yabaga ari umwana atacyaha yabaga afite. Yesu we yazanye agakiza gaciye mu kwizera, sibyo? Ariko agakiza kajyanye na conscience ikubwira ngo iki kintu ukoze ni kibi cyangwa se iki kintu ukoze ni cyiza. Bibiliya yatubwira mu Baroma, baramwajije babuza bati se none abapfuye bataramenya agakiza, batarakira agakiza, Imana izabacira ubanza gute kandi agakiza kare kataraza? Iravuga ngo abapfuye bataramenya agakiza bazabajije par leur conscience, kuko Imana yaremye ikiremwa muntu imushyiraho umutimanama. Buri wese, umuntu wese afite umutimanama umubwira ngo iki kintu ni cyiza cyangwa se iki kintu ni kibi. Niyo mpamvu ujya n'abatazi Imana bose babigisha morale ethique, babigisha gukora ibyiza, les bien faire et les mal éviter, kuko muri bo harimo icyo bita umutimanama, ubumuntu. Nushaka kuba utari umukristo ufite ubumuntu bukubwira ngo iki kintu ni cyiza cyangwa se iki kintu ni kibi. So kutabaraho abana icyaha ntibyatewe nuko Yesu Kristo yari aje gucungura umwana w'umuntu amaze kumena amaraso, ariko byatewe nuko muri etape yabo ce sont des innocents. Mu yandi magambo nimba ari abana ari abayinosa, mu yandi magambo icyaha cy'inkomoko ntaco kivuze. Oya, icyaha cy'inkomoko nimba kigiraho umuntu ububasha mu gihe yamaze kumenya ubwenge, kandi bikaba bizwi yuko mu gihe yamenye ubwenge byoroshe kwitwararika imbere y'Imana. Mu yandi magambo birasa nkaho kuba icyaha cyaravuye mu nkomoko, birasa nkaho nta mbaraga bifite. Oya, icyaha cy'inkomoko umwana arakivukana, sibyo? Yego. Buri mwana wese, nimba ari umuzungu, nimba ari umwirabura, nimba ari bwoko ki, nashaka bari mwiza, nashaka bari umuhungu, nashaka bari umukobwa, avuka n'icyaha cy'inkomoko. Ariko hari igihe Imana izivuga ngo mu gihe cyo kutamenya kwanyu kidashobora kugira impact iyo ariyo yose, kutamenya kwanyu Imana yarabyirengagije. Ibyo mwakoze mu kutamenya Imana yarabyirengagije, kuko uyu mwana afite icyaha cy'inkomoko ariko atari conscient n'ibyo yakora, sibyo? Imana irabyirengagiza ikamubaraho innocence. Ndavuga ngo iryo jambo, iyo verse mu kutamenya kwacu Imana yirengagije itangira mu isezerano rya kera, ava yuko Yesu avuka. Mu kutamenya iyo verse ivuga yuko mu kutamenya kwacu, ibyaha byo mu kutamenya kwacu Imana yabyirengagije. Itangira kuva ikiremwa muntu kirema. Bibiliya iravuga mu isezerano rya kera ngo ubwoko bwanjye ngo burimbuwe no kutamenya, ariko burarimbutse. Ni ukuvuga ngo nimba umaze kuba umuntu mukuru ufitemo kapasite yo kumenya ariko ntumenye, ukigira injiji kandi ufitemo kapasite, buriya amategeko aravuga ngo nul n'est censé ignorer la loi, sibyo? Nta muntu n'umwe utekerezwa kuko atazi itegeko, niko bahana itegeko niko bavuga. Nta muntu n'umwe utekerezwa kuko atazi itegeko, ariko umwana mutoya nta tegeko rimuhana. Uri kubyumva? Kuko bahana umuntu uzi ibyiza agakora ibibi, ariko uyu mwana we yavukiye mu bibi ndetse atangiye no kubikora ariko ntaramenya ko akora ibibi. Wanubeze? Ubwoko bwanjye burimbuwe no kutamenya. Hari igihe uhabwa kumenya, amahirwe yo kumenya, ukijijisha ukanga kumenya. Nusoma muri Yesaya, ngira ngo ni Yesaya cyangwa ni Imigani igice cya mbere, kiza kivuga ngo abana banje ubwoko bwanjye ngo nabutegera amaboko ngo kuva mu gitondo bukira, kabutegera amaboko ariko ngo bakanga kuza. Aravuga ngo ubwo nabategera amaboko ngo mukanga kuza, aravuga ngo umunsi umwe nanje ngo nzabakina ku mubyimba, ngo icyo mwatinyaga kibagazeho. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo kutamenya, harimo kutamenya gufite ubusobanuro bubiri. Hariho abana batafite icyo bazi bitewe nuko kibaragira capacité yo gudistinguer les mal et les bien. Baracyari batoya. Ce sont des innocents imbere y'Imana. N'abaziranenge.
n'abafite inenge ariko Imana ibabara ko ari abaziranenge kuko baracyari muri faze yo kutamenya ubwenge bwabo ntibubajije ntibaraga ubwenge. Sibyo? Hakabaho n'abatamenya ariko babifitemo uruhare siyama bakakora ikintu kugirira. Sibyo? Hari uwo gukandagira kandi yavuze ati umuntu ndamukandagira ariko yarangiza akavuga ngo navuga ndamubwira ngo sorry. C'est-à-dire iriya sorry ushatse kumubwira kuko sinanibyitega nko bikora et pourtant wabikoze. Kuba ufitemo capacité yo kumenya éviter le mal. Ndore impamvu rero bigisha ethique morale. Ethique morale yigishwa nde? Nushaka kubura ufite imyizerere y'ababuddhiste, nushaka ufite imyizerere y'abagenzi bacu tudashatse kuvuga amazina. Sibyo? Nushaka ufite imyizerere imeze gute? Ariko hari icyo bigisha ethique et morale. Ni nayo mpamvu muri droit rero droit ibaho ikondana abantu sur base ya loi, ya violation des lois. Kandi iyo loi buri wese afite conscience muri we. Uko waremwe kose ufite conscience kugira ngo iki kintu mbaye nkora ni kibi cyangwa ni cyiza. Batagiye mu Kristo, batagiye ngo bakore ku ijambo ry'Imana, imyizerere yawe bayubasha. Ariko nul n'est censé ignorer la loi. Nta n'umwe utekereza ko atagomba kubaza amategeko kuko ufitemo conscience, Imana yagushyizemo capacité yo kumenya ikibi n'icyiza. Nagiye numva amadiscussion menshi abantu bakavuga bati nimba umwana apfuye ari muto ataragera mu gihe cyo kumenya ngo abe wenyine yacuzinga kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza cyangwa ntamwakire. Bamwe bakavuga bati uyu mwana kenshi iyo apfuye hari abavuga ko aba ari umupagani kubera ko afite icyaha cy'inkomoko. Abo ni bo bake. Hari abandi bavuga ngo Imana imubara ishingiye ku kwizera kw'ababyeyi. Abati imbuto nzima yabyaye imbuto nzima. Imbuto ya gito birumvikana. Imbuto nzima ni iyi. Bo uwizeye birumvikana. Oya ni confusion my brother. Abona hari abandi nyine bavuga nk'iyo side warubuza bati Imana yonyine ifite uko izajajinga kuri aba bana bato. Bo tuva mu bantu, tuva mu maondi. Amaondi niba ari wacu twabanaga n'abapfurira bavuga ko naguyuva. Akamavuga ngo uzagenda hotesha. Hari verse ibivuga kuri point y'abana. Kuri point y'abana? Irabivuga cyane. Irabivuga. Imana izacira abantu urubanza. Kuzo bakoze. Sibyo? Ariko umwana tuwucira umwana urubanza kukintatazi. Uriko byumva? Abantu bazacirwa imanza kuvyo bakoze. Ariko si umwana bebe utaradistinguer bien le mal. Umwana ukora mu muriro ari umuriro gasanga kashiramo intoki. Akaza kubwirwa kuko ari umuriro ari uko yababaye akavuza induru. Uriko byumva? Umwana ushobora kugenda mu cyobo muri danger akakijiramo hayagira ngo nikido. Uwo muntu Imana yo muciro banga. Ariko rero iyo amaze kumenya ngo ikintu ni cyiza, hari abana bamwe bagera icyo bita âge de raison. Âge de raison ni igihe umwana amara gutandukanya ikibi n'icyiza. Igihe bajya abana baza bakora ikintu amara gukora ikintu agashakisha ukuntu agihisha, agasohoka mu nzu yivye ikintu mu rugo. Ariko yarangiza akavuga ngo nisohoka kigaragaza baramfata. Sintambuka hari. Rimwe na rimwe agashira imbere mu mwende w'imbere. Yarangiza akijijisha. Uje deja tawakira umwana. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Mariko aravuga ngo mureke abana batoya bato baze bansanga kuko ubwami bwo mu ijuru nubwo bameze nkabo. Ariko uyu nubwo atangiye kumenya ayo mayeri ariko muri we tazi ngo kwakira Yesu ni gute no kutamwakira ni gute. Voilà. Kuba taramenya ngo kwakira Yesu ni gute no kutamwakira ni gute. Imana aracari umuyinosa. Aracari umuyinosa n'umuziranenge. Nta nenga afite. Aba umuntu ufite inenge mu gihe yamaze kumenya ngo iki kintu ni cyiza
cyangwa se iki kintu ni kibi. Reka dutambuke. Twari kubwira bwo gucungurwa, turavuga ngo umwana wese uvuka wese, yaba umuhungu yaba umukobwa wese avuka n'icyaha cy'inkomoko. Kubera iki akivukana? Ni ukubera kuko muri yande yanyuzemo harimo icyaha cy'inkomoko. D'abord ise na nyina kugira ngo bamubyare binjiye mu cyo bita ibyifuzo, sibyo? Binjiye mu cyo bita irari. Iriya rari nirikomoka, nicyo cyaha cy'inkomoko. Hariho abanyabwenge bamwe bagize impaka, abapedagoge n'aba psychologiste bagira impaka. Bamwe bashaka kuvuga ngo nature ikintu karemano uko umuntu yaremwe ngo bigira imbaraga cyane kurenza apprentissage, kurenza kwiga, sibyo? Bamwe baravuga ngo umuntu avuka ari mwiza, ariko ikimugira mubi ni sosiyete akuriramo. Abandi baravuga ngo yaye umuntu avuka ari mubi, hari uwo avukana, habe n'ubwo mukura muri sosiyete. Wewe wavuga ngo ino sosiyete nimugira mubi, ukamukura amara kuvuga ko cyakiri mutoya, bebe wavutse none ukaja kumurera ahantu kure na sosiyete, kure na influence ya sosiyete yari yose, atazabona ikintu undi muntu yakoze. Ukazumushyira ibiryo, nimba ari nyina akazamuterekera ibiryo, ntagire ikindi kintu, ntagire ahandi hantu na hamwe bahuriye muri communication. Aba ngo muri we yifite mu bubi. Tekereza nawe, iyo ni siyanse yivugaga. Muri we yifite mu bubi, amaze kuba mukuru, cyaha adategwa na sosiyete, ariko ategwa na nature. L'homme est né naturellement bon. Abandi bavuga ngo l'homme est né naturellement mauvais. Sibyo? Nufata utwana tubiri, agangu n'agakobwa, ukabashyira kure y'ahandi bantu batazi sosiyete, bagakurira iyo ngiyo nta kindi kintu bazi, ukabagaburira, ukabaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, bagakura bakagira uko bagenda au fur et à mesure bagenda bakura. Nibagera muri âge ya puberté, icyaha cy'inkomoko kizatangira kubabwira gukora ibintu batabonanye abandi bantu. Simbizi nimba turi ku murongo. Uri kubyumva? Icyaha cy'inkomoko ni rero, n'icyaha cy'inkomoko ni imivukire karemano, ni imivukire isanzwe iriya abantu bacamo, binjira mu cyaha cy'inkomoko binyuze mu mivukire isanzwe. Yesu rero yavutse mu mivukire idasanzwe, avuka par une femme vierge, une fille vierge, through the virgin. Inda itarigeze ihuramo na semanse y'undi muntu, inda itarasabye kuko habaho guhura kubitsina gabo n'igitsina gore. Imbaraga z'umwuka wera gusa zonyine zimuremera mu nda, kugira ngo hazasohora rya jambo rivuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uyu hazavamo uzakumena umutwe. Kandi ukumena umutwe ni ukuwe, ni ukumara imbaraga z'icyaha, ni ukumara imbaraga z'icyaha cy'inkomoko. Hanyuma Imana iducira inzira iciye mu kwizera. Iyo twizeye tuvuka ubwa kabiri biciye mu kwizera, kuko kuvuka bwa mbere bwose umuntu avukira mu cyaha, ariko muvuka bwa kabiri niho dukonturuna, dukatinga icyaha tugasiga icyaha, tukagikatinga tugasanga twabaye innocent. Imana yatubaza kuba innocent nubwo tumaze kuba bakuru, ariko biciye mu kwizera. So innocence Imana ibara ku bantu muri phase zibiri. Phase ya enfance, niba ari enfance, niba ari iki, umwana ukiri muto cyane, iyo ni innocence. Imana ibara innocence, ikongera kandi ikatubara innocence muri phase ya croissance, tumaze kwizera rero. Reka tuze tugane ku musozo w'ikiganiro, ndakeka message yumvikanye. Akabazo kamwe gusa dusorezaho. None nimba Kayini ari umwana w'inzoka, Bibiliya irabesha imwita ko ari umwana wa Adamu na Eva? Ntawe biri mwita ko ari umwana wa Adamu na Eva.
niyo nagutangira kugira ngo nusoma mu rubyaro muri genealogie y'abana b'Adamu ntaho biriya yigeze n'umunsi n'umwe. Bibiliya ntizivuga ko Adamu na Eva babyaye Kayini Reka uzasome neza ukuri. Ntaho Bibiliya ivuga ko Abeli ari umwana wa Adamu na Eva. Abeli na Seti ugakomeza, ariko Adamu nako Kayini yabyawe n'umugore n'umwana wa Eva, ariko se ntaza avuga kuko ni mubwire buhishwe. Ubwire buhishwe rero niwo tubwira koko n'umwana wa Eva n'inzoka itaraba modi, itaravumwe, itaraba deforme. Urakoze cyane, reka tugushimire ikiganiro ciza. Asante. Abantu mudukurikira mwumve neza ko bavuze, aho mutemera mwandike, tuzongera tumugarure tuganire. Urakoze, Imana ibamugishe. Urakoze cyane.